Nongeye kubasaba inshuti bakunze mudahwema kudukurikira aho muherereye hose mu bice byose by'u Rwanda, intara zitandukanye, ndabasuje cyane. Dore amakuru agezweho muri APR, harimo kuvuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amakuru yacicikanye mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bivuga ko management wa APR FC cyangwa se uwamanagingaga umutungo yaje guhomba miliyari 1.5, bikavuga ko yaba yaraje gutoroka hatakibarizwa mu Rwanda, ndetse bakaba baraje no kumusimbuza undi mukozi. Press conference yahise itumizwa kuri uyu munsi isaha 3:00. Press conference yari itangiye hariya ku biro bya APR Kimihurura, harimo kwigaho cyangwa se kwiga izo ngingo zo gutangaza amakuru y'ibihuha muri APR FC, amakuru atajyanye n'igihe. Izo zose ni ingingo bagiye kwigaho hara muri APR FC. Afande Chairman wa APR FC Deo Rusanganwa yatangaje ko mu minsi ya vuba muraza kubona amakuru yizewe ya APR FC hagiye kuza abatangarizwa. Bavuga ko bagiye gushiraho channel yizewe muzajya nkukuraho amakuru ya APR FC, hapana yangaya y'ibihuha barimo gutangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yakomeje avuga ko kandi aya makuru nk'aya ngaya aca intege abakunzi ba APR FC, bituma bataza no ku kibuga. Hari muri bimwe bituma byo kugumura abafana, bagatuma batitabira imikino yabo. Abanyamakuru bari bitabiriye press conference bagiye batandukanye, ibitangazamakuru bitandukanye byose byari byahageze, byagiye kwibariza cyangwa se kubaza Afande Chairman wa APR FC Deo Rusanganwa ku makuru bagenda bumva cyangwa se n'intego za APR muri uyu mwaka, niba izatwara igikombe cya shampiyona, niba yarakomezwa kurushwa na Rayon Sport amanota 5 mu gihe gitoya. Afande Deo yahise ahereza umwanya umutoza wa APR Fredar Konovic ingasubiza ibibazo by'abanyamakuru bari kumubaza, kubera ko ari kwitegura umukino afitanye na Kiyovu Sport. Abanyamakuru bamubajije ibibazo bigiye bitandukanye. Ku kibazo cya Mamadusi bamubajije impamvu baguriye abandi bataka kuri Mamadusi, kandi Mamadusi akiri umukinnyi mutoya ashoboraga gukina umupira igihe kinini cyane. Darikonovic yashubije ko Mamadusi atari umwana muto ku myaka 23 agomba gukina umupira ari cyo gihe. Ati hazajya mu kibuga yabikoreye. Muri APR FC dushaka umuntu uri hejuru, uri ku rwego rwa APR FC, uzakina neza cyangwa se uzabikorera niba uzajya mu kibuga. Bakomeza kumubaza Wachidebere na Godwin Odibo baje gutandukana. Umutoza Darikonovic yavuze ko gutandukana nabo bakinnyi hari wabigizemo uruhare. Babonaga Godwin Odibo ndetse n'uwo bita Chidebere atari ku rwego rwa APR FC, ahita yegera staff ya APR FC arabaganiriza, baza gutandukana. Umutoza wa APR FC bakomeje kumuhata ibibazo abanyamakuru. Umunyamakuru umwe yamubwiye ati ese kowe kurushwa na Rayon Sport amanota 5 uri ufite icyizere kushobora gutwara igikombe cya shampiyona? Darikonovic yahise asubiza umukino cyangwa se yahariye ku mukino wabahuje na Rayon Sport muri Stade Amahoro. Yavuze ati Rayon Sport twakagombye kuba twarayitsindiye, gari ya gara amanota 3 yacu twagombaga gutahana, atariko ni umukino ntago byaje gukunda. Yakomeje agira ati ngiye gushiramo akabaraga cyangwa se dufite icyizere yuko dushobora gutwara igikombe cya shampiyona, tukaba twakuramo amanota arimo ndetse tukanabasiga cyane. Abanyamakuru bakomeje kumuhata ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bakinnyi bagiye batandukanye, ndetse na profile APR FC iri kugenda igura y'abakinnyi bagiye bakomeye, bakaba badakina umukino ushamaje. By'umwihariko umuhanyamakuru umwe yamubajije ati ko faze yarangiye
mutsinde ibitego 18 muri fazare yose. Ese ruturu murizeye ko mushobora kuzarenza ibyo bitego mukaba mwatsinda ibitego byinshi? Uwo mutoza Darkonovic mu cyizere cyinshi avuga yemye, ubona ko afite ibyizere byo kuzatwara shampiyona. Yashubije ati ibitego 18 twatsinze muri fazare tugomba kuzabitsinda tubikubye inshuro ebyiri. Umutoza Darkonovic ubona ko afite icyizere cyinshi cyane cy'uko ashobora gutwara iyi shampiyona. Ese wowe nk'umufana cyangwa se nk'umukunzi wa APR FC urabibona ute? Iyi press conference irakomeje, ntabwo irarangira. Turakomeza tubakurikiranira amakuru ari kuberayo, turagenda tuyabagezaho akantu ku kandi. Ndagushimiye cyane twabanye muri iki kiganiro. Gira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.